abanyarwanda bakakumenya birakomeye kuko ni ibintu twagiye tubona tubaho. Ariko abanyarwanda barimo barashinja abanyarwanda kwinjira kuri stage mu buryo bumwe nk'abahigi biruka urumva, ariko hakaba hari n'abandi babigerageje bakora stage ku buryo batoya, uburyo bakora stage iryoshye nabwe no kuyo nazamo mu minsi mike nabonye stage ze ni stage utakwibagirwa. Imana uko byagenda kose yinjira neza nk'umusazi. Undi muntu wabigerageje ni umuntu bita Kevin Kati, hari stage yakoze aza mu cyogajuru ku buryo ubona yuko ari stage nubwo ibindi byapa ariko uvuga ati umuntu yinjiye neza. Abahanzi amafaranga baba hari makeya ko mwinjira ukuntu gusa mwese cyangwa tubahebwe no myinjire abigishe kwinjira Hindi byo ni fresh, ariko uburyo binjira bose binjira nk'abahiti birukanka bajya mu bafana n'ibirumva. So ni ikintu numva cyahinduka, stage zibukwa, ibindi byose kuririmba, kuba bazwi ibiki byose abantu babakunda ni fresh, ariko ashyiremo n'akantu k'afana. Icyo ni icya mbere bari kubashinja. Icya kabiri ni ugushimira abakire bose bizeye mu muziki nyarwanda, MTN, Primus, BPR, Vitaro, tugashimira nka EAP. Ibintu nk'ibyo ngibyo rwose biraryoshye, urabona ariko bitanga akazi. Murakoze cyane. Ni iki mugiye kurira kw'icyo kintu?